Uspidasz? Ejkodasz? Zemsudać? Okej, tak. Tu ja robię. Okej? Teraz działski. Okej? Karta partycypanta.
Nanjye banyitangije Ntwari Flora muri Nyarubaka umwana wanjye akaba yiga hano Musambira, akaba yiga ibijyanye n'imyitozo ya karate. By'ukuri rero namuzanye umukino, mbona ari umukino mwiza, mbona kandi umukino kenshi n'ababasha kuwukina n'abo nzi bawukina ni abantu bafite disipurine cyane. Wanjye afite imyaka 6 kandi nkabona bikunze, natangiye mbona bikunze cyane, kandi kuva atangiye no kwinjira mu mukino arimo gukina, by'ukuri ubona umwana rwose ashishikaye, ubona umwana mbese ubona byishimiye cyane, habona ejo heza he hazaza. Rero bishobora kuba byamufasha no kuba disipurine byonyine yakura hari icyo byatanga.
Yes, urakoze cyane. Iyo twamanutse twaza gusura amaklebe yo mu ntara, twavuga ko ari igikorwa cyiza kuko benshi usanga tubakira mu mujyi wa Kigali, ariko mu by'ukuri barabanjirije mu byaro. Rero iyo twateye intambwe tukabasanga mu ntara kugira ngo karate tugumye kuyubaka duhereye hasi tuzamuke kugera ku rwego rw'igihugu, ni ikintu cyiza kuko akenshi usanga ko niyo tugize umugisha wo kwakira aba expert baza kenshi bagarukira i Kigali. Rero ubumenyi tuba twabashije kubona muri bakuru bacu cyangwa se aba expert baturutse impande n'impande, iyo tufashe nitubugumane mu mujyi wa Kigali twazana no mu ntara ari by'agaciro. Bishatse kuvuga ikintu kinini kuko nkuko mubizi pipiniere usanga nk'i Kigali dufite amaklub utudemi dutandukanye kugira ngo niho twitoreza amaklub akagenda azamuka, ariho dukora abakinnyi bajya mu ikipe y'igihugu. Rero yose umanutse ukaza mu ntara kubana nk'aba ngaba tubasha kubona motara yenda zitabashe kuza amakompetisi, ko iyi club ya Musambira yo ni club dusanzwe n'ubundi tuzi kuko yitabira amarushanwa i Kigali. Rero twabonye performance bagenda bagira, tugira amatsiko n'uburyo coach wabo Emile tuba tubanye akadutumira tukaza. Rero ni ikintu cyiza tuhere ku bana batoya, byubaka icyizere cy'ejo hazaza mu mukino wa karate. Amazina yanjye banyita Mukemani Praise, nkaba mfite imyaka 12, niga mu mwaka wa 3 ngiye kujya muri senior 1. Ntabwo nirwa mbahondagura ahubwo bungura ubundi bumenyi coach yagiye anyungura ngo bataragera. Umukino wa karate byatumye discipline yanjye yiyongera kandi nubaha abandi nk'uko bikwiye. Ikintu nabakangurira ni uko baza gukina umukino wa karate. Abenshi bazi ko umukino wa karate ari uwo kurwana gusa cyangwa wo guhura nk'umuntu ari kwitambukira ukamukubita. Ntabwo ari ibyo ngibyo bishatse kuvuga. Karate ishatse kuvuga ko ari discipline, ukubaha abandi nk'uko bisanzwe. Nakoze kumpa ijambo. Amazina yanjye nitwa Gahuza Mary Joyce, nkaba ndi umukinnyi wa karate, nkaba mfite imyaka 14, nkaba ngiye mu wa mbere segonderi. Umukino wa karate nabonaga aba mbere bakina imikino ya karate, nanjye nkarushaho kwigira icyizere cyo kuyikina. Mfite sentire maro, nkaba nzajya gukina ku miti mu rwego rw'igihugu muri Huye kuzana umudari. Njyewe impinduka nabonye kuri uno mukino wa karate, nagize discipline nyinshi cyane kandi nkajya nsinda mu ishuri uko bikwiye. Nitwa Mbabazi Gilbert, umukinnyi wa karate, mfite umukandara w'umukara na dani ya 3. Nk'uko bivuze, karate abenshi bazi ko ikinirwa mu mijyi, ariko nicyo kintu dushaka gukangurira urubyiruko ko no mu cyaro bashoboye kandi dushobora kubona impano. Nka Musambira, urugero nkanjye niho nize hano ku Ecole Secondaire ya Musambira, narahize mu mashuri yisumbuye, ariko ni nayo mpamvu ntago ari ho honyine tugenda, hari n'ahandi ho mu murenge wa Kayenzi tujya n'ahandi duteganya kuzajya. Ni ugushishikariza urubyiruko gukora siporo, by'umwihariko umukino wa karate. Hari byinshi tuba dufiteho ubuhamya cyangwa tuzi ku muntu ukora siporo. Hari byinshi yagakwiye kuba yagiyemo, ariko iyo ugiye muri karate cyangwa agahugira muri tekinike ashaka kumenya, cyane cyane bano bana batoya bo batangiye kwitabira amarushanwa. Amarushanwa ntabwo ari ayabo mu mujyi gusa, n'abo mu ntara bayazamo. Umwana nk'uyu iyo akuze umwigisha kwirinda amakosa ariko ashaka amanota, biramufasha cyane. Ni kuri ubwo buryo rero natwe tuba turi mu bukangurambaga bwo gushishikariza urubyiruko rw'icyaro kutitinya bagakora, kuko nabo barashoboye, ushobora kubabonamo impano. Umukino urugero nko muri komite ubukina uri wenyine,
niwo uhanganye na diveriseri, uba warateguye, uba waritoje. Ni umukino udashobora gukina utarawitoje. Ntabwo ushobora kujya muri kompetisiyo utaritoje. Nk'ubwo umuntu ushobora kumufata wenda mu yindi mikino ntabwo nayitangaho urugero cyane, ariko muri karate ndabizi neza ko utaritoje, utarigishijwe n'abatoza babizi, ushobora kujya muri kompetisiyo. Niyo mpamvu rero ntabwo umuntu ashobora kukwiba waje muri kompetisiyo warize, nta kintu cyatuma udatsinda. Kandi baranatsinda abo mu ntara abitoje neza bakaza muri kompetisiyo baratsinda. ntabwo kaza hano kari hano kaba kameze kaza gutya gahoro gahoro gahindura hano harimo akantu ko tubona sibyo tubona ngo twese goroka do uyifashe gutya waraje gukora gedani baraye iri hano gusa harimo akantu sibyo no goroka sije pa kafa hano kari hejuru twatagiye ifunsi na rezo tugira gutya turambuye ifunsi 1 2 ngo kafa hano ukarambura sibyo kafa hano ukarambura abana bamwe bari gucisha hano agatera ifunsi ngo ntabwo nakagucana magari akavuga kafa hano akomasa pasi ukarambura watera kamwe 1 2 hano sibyo birumvikana. Amazina nitwa Iragena Emile, umaze kumenyekana ku mazina ya Coach Emile, ni nge founder wa MVK cyangwa se Musambira Victory Karate Academy. Uyu munsi rero twishimiye abashyitsi badusuye ari Sensei Mbabazi Gilbert ufite dani ya gatatu na Sensei Gasatsi umenyereye ku mazina. Twishimiye rero kubabona muri MVK, kubona abasensei nk'aba ngaba bakomeye byari by'agaciro. Rero nk'hano imusambira mu karere ka Kamonyi byari by'agaciro, byatunejeje cyane, n'ababyeyi babyishimiye. Mwabonye ko n'abana bari babyishimiye cyane, kandi tunifuza ko n'abandi bazagenda badusura. By'umwihariko dushimira Sensei Mbabazi Gilbert wanize aha ngaha imusambira, yakomeje kuvuga ko azarushaho kugenda amenyekanisha aha ngaha imusambira nk'uko yahize, dore ko no muri segonderi aho yigaga bari bamumenyereye kuri karate. Rero turamushimiye cyane na Sensei Gasatsi baje hano mu karere ka Kamonyi kudusura. Rero nka MVK turifuza kuzamura impano z'abana yaba muri karate no mu yindi mikino njyarugamba, kugira ngo barusheho kuzamura ubumenyi bwabo haba mu mashuri ndetse no muri imikino njyarugamba. Imbaraga aho zavuye nta zindi no gukunda uyu mukino, dore ko MVK ikipe yavutse mu mwaka wa 2022, ubu navuga ko turi mu mwaka wa 5 ikipe yacu ibayeho. Rero nakundaga uyu mukino wa karate, mbona ko rero kugira ngo uyu mukino uzatera imbere ari uko nahera mu bana, dore ko twagiye tunatwara n'ibikombe bigiye bitandukanye. 2024 twatwaye igikombe muri za Nshini n'andi marushanwa. Rero abana iyo umuntu ahereye mu bana bakiri batoya arushaho kurera abana ku buryo ejo hazaza tuzadufite abantu bakuru bafite discipline kandi banashoboye no mukino wa karate. Nkuko mwabonye ko imikino twagiye tugerageza kubakoresha ni imikino igerageza kubafungura mu mutwe, ntabwo dutera igipfunsi gusa, ahubwo dukora n'indi myitozo irushaho gukangura ubwonko bw'umwana. Kandi burya icyo duheraho cyane ni ukubwira umwana ko ikintu cya mbere ari ukwiga agatsinda amasomo yiga, ariko n'uyu mukino wa karate akarushaho kuba yawukora neza. Rero icyo dushishikariza abana n'ababyeyi ni ugushyira imbaraga mu masomo no muri karate, bakaza muri siporo ariko nibura no mu mashuri babikora neza. Dukunda kuvuga ko nta mukaratika utsindwa. Yego, nabwira ababyeyi rero ko tubamara impungenge ko nugira umugisha umwana wawe agakina karate, niwo mukino umuntu ashobora gukina, agakina football, agakina basket kandi akina ya karate. So rero nababwira ngo karate ni umukino mwiza, ni umukino ufasha mu buryo buri physical fit, buryo bw'amarangamutima, ukora kuri domene zose z'ubuzima.